ngo wihangane inkuru ugiye kumvamo hano ishobora kuri bukurize cyangwa ikakubabaza, ariko ni ngombwa ko ivugwa. Nanjye ubwanjye yadijije iranambabaza, ariko mu isi bibaho umuntu ariza undi cyangwa se umuntu akica undi cyangwa umuntu agakiza undi. Turi mu isi dufashe igihe mu ngwano cyangwa se mu ntambara, kandi turwana n'isi n'umubiri na shitani. Hano rero jye nabonye ko ari shitani yabikoze, ntabwo ari umuntu wabikoze. Tenyenya gatoya mu munota umwe cyangwa se mu masegonda wumve iyi video. Abantu bose bazi umutware wanjye Kavamahanga, hari abari hanze n'abari mu Rwanda, kuba mbonye umwanya biranejeje kandi biragushimishije. Ntabwo nari nakwicara kuri iyi cano ndi kumwe nawe kuri iki cyangwa iyi kamera, ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi twicarana ku mpamvu yahoze asobanura. Wabyumvise ute? Ndazi ko ufite akazi gakomeye muri leta, wabyumvise umaze kubimuka kiriya uyakiriye? Usoma ijambo ry'Imana, hari ijambo Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Inzu yo ku musenyi ngo amarembo y'ikuzimu yayifungukiyeho, irasenyuka ndetse ikorerwa ko ari kubakuru. Ariko inzu yo ku rutare biraza byose biyikubitaho, ariko irangira irakomera. Ubwo rero ibyo ni byo byabaye ku rugo rwacu. Ni imiraba n'imiyaga byazamutse, ariko isezerano ryanjye umutware wanjye turabikomeje kuko twasezeranijwe na Kristo. Ko nta muntu w'Imana wavuga ibintu bimeze kuriya, umuvumo wo barawufite. Yumva rero icyari cyatumye nzana na madamu, abantu bumva umuntu mwakoze divorce ntimwakongera kubonana, keretse ko ahubwo buriya abadayimoni ntabwo bajya bemera. Bashobora no kuvuga ko atari we, bashobora no kuza kuvuga ko atari we, arundi nasa cy'amagambo. Buriya Satani ni umugome washoboye kwambika Yesu ubusa ku mugaragaro. Ntabwo nabyo nakubwiraga nti ntabwo yigeze apfa. N'uyu munsi abo bazimu baracyakorera mu bantu. Rero numva uwo muntu ngo avuga ati jyewe narasenze ngo amubwira ko ngo nkorana ngo n'umwuka sinzi ikiyaga yavuze. Noneho nibwo nibaje ndavuga nti uyu muntu yasenze Imana, twavuganye inshuro zigera muri 5. Iyo Mana ya Musa itaramusanze mbere ni Imana koko cyane. Mu by'ukuri uyu mupapa yitwa Kavamahanga n'umugore we ukuri kubabona muri iyi video. Uyu ni umufasha we cyangwa se umupfasoni we mu Kirundi, mu Kinyarwanda n'umugore we, na Bibiliya nuko ibivuga. Uyu ni umuvugabutumwa mu itorero ADPR of Rwanda. Uyu akaba ndetse mwarimu mu itorero, ndetse aherekeza mu murenge wa Mbogo, ngira ngo ubwo ni mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Ngira ngo uyu muntu ndamuzi rwose mu buryo bw'ivugabutumwa, n'umufasha we bakorana. Natangaye mbabazwa n'umuntu wasohoye inkuru avuga ngo nyuma y'uko avuye i Burayi yabaye divorce n'uyu mupfasoni wabonye. Afite umugore uvuga amagambo make witonze, kandi abantu nk'abo babaho. Ntabwo avuga amagambo menshi uyu mumama, agira make. Inkuru rero ibabaje iteye agahinda ni ukuntu abantu bamugiriye ishyari. Buzwi cyakuye shitani mu ijuru, mu cyaha cyahagurukije shitani kigatuma Imana imuca mu ijuru, harimo n'ishyari. Kandi ishyari ryica umupfapfa, mujinya ukica ubuza ubwenge. Nyuma y'uko Kavamahanga ahawe umugisha n'Imana muri uyu mwaka turangije kwa kabiri, cyangwa se umugisha wahawe kera ariko wabaye nk'ugaragara muri uyu mwaka turangije n'uyu dutangiye, Imana ikamugira neza, akajya i Burayi akavuga ubutumwa akagaruka. Imana yaramuhezagiye urwego rw'imodoka imwe n'indi. Abantu rero b'abanyeshyari bahita bahaguruka ku mbuga nkoranyambaga bati akiva i Burayi yise adevorosa n'umugore batandukanye.
Silivupure ni inkuru ibabaje, ntagombaga guceceka. Ibintu umuntu watangaje iyi nkuru kuki atahamagaye regionali w'ururembo rwa Gicumbi, ngira ngo Kavamahanga ari mu bubwiriza muri misiyoni ya Gicumbi. Kuki atahamagaye pastor ushinzwe paruwase ngo amubaze mbere yo gutangaza iyi nkuru? Kuki atavugishije umugore wa Kavamahanga mbere yo gutangaza iyi nkuru? Mu by'ukuri buriya hari igihe hano ku mbuga nkoranyambaga dutangaza ibintu, ariko mbasaba ikintu kimwe kandi mukimwe, ni ukuri mwigengesere, koko buriya aha ni ahantu turi kunyura ariko harangira, ariko hari ahandi hatazarangira. Siniyumvisha ukuntu umuntu adatinya Imana, ukuntu umuntu adatinya n'umuntu, ukuntu umuntu yubahuka agatinyuka afite cani ikomeye, azwi, umwana wo kwa pasitoro, akavuga ngo naka yabaye divorce atigeze aba divorce. Amahirwe ni uko ba nyir'ubwite nk'uko ubibonye muri video babitangaje ko ari ibihuha, ari ibinyoma, ari ikinyoma cyambaye ubusa cya shitani. Imana idutabara, Imana itubabarire. Silivupure, aka ni akaga, aka ni agahinda, iyi ni inkuru mbi navuga mu matwi yawe cyangwa mu mutima wawe. Twese twarabibonye, turumirwa. Bituma ashakisha rero Kavamahanga n'umugore kugira ngo iki kintu babashe gutanga umucyo wacyo. Imana ibaha umugisha. Ni abantu bakuze mu myaka 50. Ingo zose zifite intambara, mwebwe mwubatse murabizi. Nta rugo rutagira intambara, nta zibana zitayakomanye. Ntabwo urugo, Bibiliya ivuga ngo urugo rwiza ni paradizo, ariko paradizo ishobora kuba mu gitondo, ku mugoroba ntibikunde. Ishobora kuba muri uku kwezi, mu kundi ntibikunde. Umuntu abasitaraguringa n'ubuzima, ntabwo inshingano ntushobora kuzuzuza uko umuntu abyifuza. Ari umugore ntiyabyuzuza ngo umugabo abyishimire uko yabyifuzaga, ari n'umugabo ntashobora kubyifuza ngo mumbabare n'inkuru navuze mbabaye, ngo umuntu wese abyumve nyine nk'umuntu uko abishaka. Nta muntu wuzuza, ntabwo Imana muzuzuza uko ibishaka, nta nubwo namwe muzaba uko bashaka. Umuntu wese agenda abura, ari nacyo kigize umuntu. Agira kote y'ibyiza akagira na kote y'ibibi, ariko gutangaza ikibi uzi ko ari ikibi, cyangwa se nanone dusipoze ko banadevorosheje, ubundi iyo ni inkuru ikwiye kuvugwa n'umukozi w'Imana, ni inkuru ikwiye gutangazwa n'umuntu ngo abitangaze nk'aho ari firingi yumva aranezerewe kuvuga inkuru. Bibiliya iravuga ngo nge ndapfusha mukaseka, ariko mwe mwapfusha mukamenya kubabarana kugira ngo umwe arire n'undi arire. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu munsi wa none rero sinzi sekibi cyangwa satani iri mu bantu, ariko izi mbuga nkoranyambaga ntihagire umuntu zikoresha amahano n'amabara. Mwigengesere, koko nanjye niba ari ikintu Imana ndi kugisaba, senga amanywa na nijoro ubushobozi ni ukwigengesera. Inzahuke yanyuze kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubusa aracyahari. Yanga yarahanyuze, ubu aracyahari. Dore imbogo yarahanyuze, ubu aracyahari. N'abandi ntarondoye. Natwe dukwiye kuhanyura, ariko uteganya ku isaha n'ubu nava hano ugwange rukarangira. Ariko dukwiye gusiga inkuru nziza, udahimbiye umuntu, utabeshyeye umuntu, utikoreye ikinyoma ngo ukiremere ingata, ugihe umutwe, ugihe amaguru, ugihe amaboko, gihinduka ikinyoma, noneho imitima y'abantu uyiture mu cyobo cyangwa uyibabaze mu rwego wowe wumva ko ntacyo bikubwiye. Leta y'u Rwanda iherutse gutangaza inkuru imwe, iravuga ngo umuntu akwiye gutangaza inkuru, ariko akayitangaza mu buryo budaca igikuba, budahahamura abantu, butica indi mitima, kandi koko birumvikana. Yesu rero nashimwe cyane. Uyu rero Kavamahanga ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, dusangiye ukwizera, dusangiye agakiza, dusangiye umurimo w'Imana. Twakubwira ngo ahubwo avasa akomeza, koko umuntu iyo ari guhigwa aba ari kumwe n'Imana. Ababo yenda bari no kwishakishiriza views cyangwa n'ibindi bintu mu nyungu zabo, ariko ngira ngo aya ni amahano, iri ni ibara riba ryaguye, ni n'ishyano umuntu aba agwishije. Kuko ubusa uyu mugore iyo atazi n'umugabo we ngo aze yenda bavuga ukuri kwabo,
ibi bintu byari kugarukira he, byari kwitwa iki, byari kuba iki. Harimo abantu kandi namwe mujye mushishoza abantu baba ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ibivugwa byose si ukuri. Kandi nyir'ubwite ukuri azajya guha kwaba ari uko bafite nimero za bafite. Hari n'abantu batarabona ko iyi nkuru yayisohoye, ari nayo mpamvu itumye nyirizina tuvuga ngo ejo iyi nkuru yarasohotse kuri channel ya Kavamahanga Mwigengesero TV. Ngira ngo ari nacyo gitumye natwe dutangatanga koko ibintu byabonwe n'abantu benshi. Harimo n'uwongera kureba kuri YouTube ntamenye ko ibintu byavugurujwe cyangwa se byasenwe cyangwa se byakuweho, wakaba kishakira abazima mu bapfu cyangwa se abapfu mu bazima. Reka mbivuge uko iyi nkuru wumvishe ni igihuha, ni ikinyoma. Nanjye rwose ndabivuze nemanga uku kuri ko ari ikinyoma, ari n'igihuha. Umukozi w'Imana ameze neza n'umuryango we n'abana bejo bari bazanye, nubwo bo yenda tutarose umwanya ngo tubahe mikoro bavuge, ariko ngira ngo rwose baje mu modoka nziza bakeye baganira, abana inyuma, umugore n'umugabo imbere. Ngira ngo rwose bwari ubuzima bwiza kandi bwari ubugingo, kandi tubifurije rwose kurambana, gusazana no gushyigikirana. Naho umuntu ujya guhiga amakuru akinjira mu buriri, akinjira muri telefone yawe, abo wavugishije, abo wandikiye, abo wahamagaye, ibyo ni ugusenya, ntabwo izo ari inkuru kandi ayo si n'amakuru, ahubwo ni umwanda, iyo ni shitani. Yesu Kristo nashimwe cyane. Rero nabwira abantu kandi nkatangariza abantu ko ikinyoma umutego w'ikinyoma ushibuka nyirawagihari. Ntabwo numva ukuntu uyu mugabo ufite abasabu bangana kuriya Papiyasi ndetse n'abandi batinyuka agakora inkuru vrema atabashije kubanza kugera kuri teri, nta bimenyetso bifatika afite. Naho ibintu none se umuntu nashwana n'umugore ni divorce, umuntu navugana nabi, hari ibintu mudashobora guhuza kandi niko bimeze, isi niko yubatse. Ushobora kwicara hano tukajya inama ntiduhuze, tukavugana ntitwumvikane. None se ubwo ibyo bintu bihindutse imanza? Kavamahanga arakijijwe, ntiyabaganyiye, nta cyifuzo yatanze ati urugo rwananiye cyangwa umugore yananiye, afite bene se. Kavamahanga amaze igihe avuga ubutumwa, ariko ngira ngo ni Satani, reka tuvuge ngo Satani shindwa kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rero uhoraho akumera umugisha. Nagira ngo mbwire abantu ko kiriya cyari ikinyoma, cyari igihuha. Tubwire aba bantu bazanamusaba imbabazi, uzahagare kuri channel yawe usaba imbabazi, ntugasebye abantu. Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko uramire mu gihugu. Bari abantu barashesha kanguye mu myaka irenze 50 n'indi, ngira ngo na ADPR iri kumushyira muri pasiyo. Vrema kiriya ni ikintu wakabaye umufata nka suka, mufata nka nyoko, kandi ukumva ko icyo kintu ukwiye kuba utakemerera Satani n'abadayimoni ko bashobora gukora mu buryo nka buriya ngo bagukoreshe mu nyungu ntoya cyane. Ngira ngo n'iki kiganiro nticyanagiye, wasanga ari n'Imana yagihanye. Kuri iyi channel ntabwo cyagiye. Ubundi abasabi 400 ntabwo ugomba gukora inkuru ngo ujye munsi y'40 nibura ngo ubone icya 10 cy'abasabu. Ariko nukora inkuru ufite abasabi 100 ikagira 1000, haba hajemo ibibazo utamenya. Ndagushimira rero wowe twabanaga, kwari kugira ngo ntange umucyo nibyo. Ariko wowe udukurikiye hirya no hino, tukwifurije ibihe byiza. Ururimi rwawe rugira ukuri, bibe yego cyangwa oya. Nibyo Imana idutegeka.